aho baradutwaye badufunga iminsi 30 y'agateganyo hitwa 1930. Iminsi 30 y'agateganyo twayimazeho imyaka 7. tugiye kuburana badukatira burundu. Ariko ikintu nakoze, natunze mu mutima inzira zigana Siyoni. Ujye utunga mu mutima inzira zigana Siyoni, data azagutabara. Badukatiye burundu, mvuze induru mu rukiko. Cyo gihe ubwenge hari ikintu Yesu yakoze. Yesu n'ufite password y'ubuzima bwawe, ni ufite pin y'ubuzima bwawe, ni uyifite wenyine. Nari mvuze ngo ni ufite password y'ubuzima bwawe. Yesu ikintu yakoze, yahise atwara ubwenge bwanjye. Kuko iyo nza kubitekereza ibyo bintu byabaye, nkatekereza ko bafunze kandi umukunzi wanjye yapfuye, nkatekereza yuko nta mama mfite uzansuraho, nari gusimbuka muri etaje nkapfa. Hari ibintu byinshi byakica umuntu, nanjye nari kwifata nkapfa kuko abantu benshi barapfaga nkabibona biyahuye. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Umuntu nari mfite ushaka kuvuga ngo Cyuzuzo arafunze, tumugurira byibura isabune yo koga. Ariko mbwira Yesu ngo n'ubwana harimo abatinganyi, hari systeme Satani yasanye mu bantu benshi yitwa ubutinganyi. Mbwira Yesu ngo nge ntabwo nzatingana, ntabwo nzagukoza isoni. Hashobora kuza umuntu runaka akubwira ngo nge nzaguha buri kintu cyose, ariko tujye dukora ibyaha. Mbwira Yesu ngo ntabwo nziyanduza. Mbere Imana inyangamugayo nubwo bimeze gutyo, gihe kizagera ikwibuke. Ndashimira Yesu ko yanyibutse. Mbwira Yesu ngo na 25 ntibazayimfunge, cyakora 15 yo barayimfunze. Ejo bundi kuri 20 izi mbabazi nyakubahwa perezida yatanze, buriya perezida w'igihugu cyacu n'ukuri ndamukunda, ndamushimiye mu ruhame. Ni umukozi w'Imana, ni umubyeyi. Ngewe ndamushimiye. N'abantu bakatiwe burundu atitaye ku byo bakoze, aravuga ngo ndabababariye. Ariko dusuye inyuma mwibuka ijambo Yesu yavuze ko azanyura ndumwe. Ejo bundi nagiye kumva numva ngo perezida w'igihugu yatanze imbabazi. Twe tuba tubyumva mu mateleviziyo tukabibona, ariko kubyizera biragoye. Biragoye. Nkuko navuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ngewe numvaga nanjye numvaga ntacyo cyizere mfite. Ariko nagiye kumva numva mu gipangu cy'abagore 10,000 nagiye kumva numva saa 11 za mu gitondo nduru ziravuze ngo Cyuzuzo anje nasohoka atahe. Yarayi kuririmba tugeze nko mu ntambwe 3, arambwira ngo Cyuzuzo ndajya nkubwira ko ubukwe bwacu bwarangiye. Bwarangiye nta bukwe buhari. Ahubwo wowe reka dufate imodoka tujye Kampala, uko bwacu tubureke. Nkamubwira ngo umuntu uzumva iyi nkuru azavuga ngo iki. Ndamubwira ngo arambwira ngo tubikore gutya. Namubwira ngo niba ari kubihisemo it's okay. Arambwira ngo siko mbihisemo nabikunda nagukunda. Afite fiançaye yari yagendaga kumba kumusubukwe arayinyambika. Arambwira ngo ndagutangaza ko ubukwe bwacu bugize gute burangiye. Ariko yabyiyumvagamo, yumvaga ko ari mu rugendo rujya, ariko yari umukirisitu n'ukuri. Imana imuhira uko ridashira. Hanyuma twateye intambwe nk'eshatu rwose. Mu gihe ngende kuvuga ati iki gihungu kuki kimbwiye gutya, turagira tugeze imbere tugwa mu gico cy'abagome. Hari hacuzwe umugambi uko nge nawe tugomba gupfa tukarangira. Niwo mugambi wari wacuzwe ko nyine tugomba gupfa. Hanyuma ninjye bahereyeho barafata banjugunya nk'hariya barankandagira. Babikoze arazi ko ngewe mfuye. Hanyuma bakomezanya fiancé wanjye baramukura bamwicira nk'hariya, baramwica.
abantu bose bashengere baje ngo kureba, barahageze barareba, bamwe bagira impuhwe batangira kumukoraho. Yo nta mwana wo kwa naka, nta mwana ufite ubukwe batangira kumukoraho. Hanyuma nanjye ndi hariya nyine nameze ndi kumwuka wa nyuma. Hanyuma abantu bavugije induru, polisi iraza. Polisi ihageze ifata abo bantu bose. Bamwe bariruka barahunga ariko bafatamo bake bari barahunga barabatwara. Nanjye barantwara kambabwire. Ariko nibyo abari mu kazi iperereza ni ngombwa kuko mu iperereza hajyavamo ikintu cy'ukuri. Si byose hajyavamo ikintu cy'ukuri. Batwara mu iperereza nanjye barantwara. Nari ndwaye ariko mbona polisi zindi imbere nkababaza niki cyabaye, bakambwira ngo uzakimenya ejo bundi. Hanyuma naje kwisanga ndi mu rukiko barimo kumbaza urupfu rwa fiancé wanjye uko byagenze. Ndababwira ngo ntago mbizi, ariko abo bagenzi banje bo bagiye kubapima basanga ibiganza byakoze kuri fiancé wanjye. Byari bigoye kugira ngo bahakane ko batamwishe kandi icyuma ibimenyetso bibafata. Muri iteraniro Imana ikurinde ikinyoma gifite ikimenyetso. Hanyuma mbere na mbere nshimiye Imana ibiduhaye umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dukoremo icyo Imana yaduhamagariye. Amen. Hanyuma kandi dushimiye ubuyobozi bw'itorero bwakinguye imiryango tukinjira. Abayobozi Imana ibahe umugisha. Shimiye n'umuyobozi w'icyumba Birarisi, Imana amahoro iguumugisha kuba dutumye kugira ngo tuvuge Imana. Hanyuma amazina yanjye nitwa Cyuzuzo Ange, ndi mubwiza butumwa bwiza nkurira umurimo w'Imana kuri ADPR mu murenge wa Kanombe. Hanyuma nahitwa Inyarugunga, aho ngaho niho mbarizwa. Hanyuma magazi hano kugira ngo mvuge imirimo myiza y'Imana abantu bashaka kuyumva. Haleluya. Hanyuma ndaza no kuvuga ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma nyine hariya kubyuma mugerageze mushyiremo akazi kigake tubanze turirimbe. Ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Oh, ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza kubitira Imana bashimwe ngo nanjye ndakwibutsa ibyo wakoze ku buzima bwanjye. Ibivuga data nabi nibituze, abo yagiriye neza. Ibitavuga Imana neza Komera Imana bashimwe ngo nanjye ndakwibutse nyamara cyagiye warugiye. Haleluya. Ibitavuga Imana neza nibiceceke, abo yagiriye neza turahari turayishima. Zamura amaboko yawe ubwire ngo data ndabyibutse, none muramburiye amaboko. abo yagiriye neza turahari turayishima. Bitavuga data neza nibiceceke, abakobwa yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza ibyo byose bivuga data neza nibiceceke. Abagabo yagiriye neza barahari barayishima. abo yagiriye neza turahari Ababyeyi abo yagiriye neza barahari barayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze, abo yagiriye neza turahari turayishima. Nibituze, abo yagiriye neza turahari. Mbere na mbere Imana reka mbanze mvuge ijambo ry'Imana iminota mikeya.
hanyuma mbabwira imirimo y'Imana. Umusomyi mwiza nandebere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, arasomera igice cya mbere murongo waho wa 45. Umuntu witeguye neza rwose nasomera ayo magambo, hanyuma natinda ndayasoma. Ubwo nagira ngo nawe agabane umugisha w'Imana. Imana iguha umugisha. Igice cya mbere duhere ku murongo wa 40 na kangahe? Ni na 5. Hari amagambo avuze ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Turi muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 40 na kangahe? Na 5. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Reka nanjye nongere nsome aya magambo matoya, hanyuma tuvuga Imana. Ni igitabo cy'Abalewi ibice 22 umurongo w'9. Hari amagambo avuze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha, kuko ndi Uwiteka weza. Tuvuge ngo amin. Reka nsubiremo. Haravuze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha, kuko ndi Uwiteka weza. Amen. Mucuranzi wongera ashyiriremo ndirimbe, minota yanjye bampaye ndaza kuyihuza neza rwose. Njya numva impanda ivuga, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba bashaka aho kwihisha. Njya numva impanda ivuga, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba bashaka aho kwihisha. Neza amatwi ngo numva induru, baciye baba we, iyo mbimenya nk'iyo. Baciye baba we, iyo mbimenya. Bamwe bati twiruke dushaka aho twisha, dore amana bavugaga, dore duhanda amaso. Bamwe bati twiruke dushake aho twisha, dore amana bavugaga, dore duhanza. Neza amatwi numva induru. Aye bati we, baciye baba we, iyo bimenya. Bavuze induru bataka, baciye baba we, iyo bimenya. Barira cyane bataka, baciye baba we, nabera bazamurwa, bavuye muri iyi si, bagendaga baririmba, aturabeho wasiwe. Nabera bazamuwe, bavuye muri iyi si, bagendaga baririmba, baturabeho wasiwe. Abera baririmba, turabeho wasiwe. Iyi si yatubabaje, baturabeho wasiwe. Baturabeho wasiwe.
ijambo ryari rivuze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha. Muririmbyi yagize iyerekwa abona kuri uwo munsi, abona ukuntu itorero rizagenda, abona ukuntu abantu batabaye imbere y'Imana batakijijwe bazaba bari bavuza induru, ariko hari abantu bazagira kwicuza bavuga ngo iyo mbimenya nanjye nari kwihana. Uyu munsi ndikumva Imana yaje kurambagiza muri iri teraniro. Urahari ngo witabe, urahari ngo ugira ngo nawe Imana uyitabe. Twebwe twitabye Imana turi bazima, ntabwo dushaka ko abacu bazavuga ngo yitabye Imana. Njyewe nyitabye ndi umukobwa. Haleluya. Nyamara abera tuzataha, abera tuzataha, nyamara abera tuzataha, nyamara abera tuzataha, abera b'Imana bazataha kandi bazagenda baririmba bavuga ngo wasi urabeho. Iyi si yatumye dupfakara turi abana, iyi si yatumye abantu babingumba, iyi si yatumye abantu bacika amaguru. Tuzayisezera tuyibwire ngo urabeho wasi we. Iyi si y'imibabaro, iyi si yaratubabaje bagenzi, ariko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mwisi ndi umushyitsi sinzayihoramo, iwacu ni mu ijuru bagenzi, iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Ariko ngo hari abandi bazahura n'ibibazo, abantu bazaba barabaye mu itorero barumvise aya magambo, abangabo bagasigara bazahura n'akaga. Bizambabaza warabaye muri korari imyaka myinshi, ariko ukavuga ngo iyo mbimenya nkihana. Uyu munsi urabimenya, uyu munsi ugize gute? Wihane. Birababaje ko warabaye imbere y'Imana, itorero rikuzi nk'inyangamugayo, ariko nawe ukazabwira bagenzi bati mureke duhunge tujye kwihisha. Muririmbyi 68 yavuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa. Abo ni abantu baba imbere y'Imana ariko ntibakora ibyo gukiranuka. Reka nkubwire akaga bazahura nabo. Yesaya 14 umurongo w'9 kumanuka ku 10 hari amagambo avuze ngo abakuru b'ikuzimu, abo bapfuye badakijijwe, bapfuye batizera, ngabo bazazamuka, ngo bazazamurwa no kugusangana, ngo bazakubwira ngo mbese nawe uraje. Hari abantu hano inyuma batabyumvisha, bazakubwira ngo mbese nawe uraje. Nawe wabaga mu itorero bakwizera kuri umukristo, nawe uraje. Bakubwira ngo indirimbo zawe, amajwi yawe, icyubahiro cyawe uratinyutse, urabimanukanye, ariko abera b'Imana tuzazamuka. Bazakubwira ngo mbese nawe uraje. Hani bari abantu bubashywe n'abakozi b'Imana, ibyo ukora abantu batareba ntabwo ibyo bibareba, bo bareba yuko uri umwambasaderi w'ijuru bakakuba. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanya nawe, ngo ariko nzabishyira imbere amaso yawe uko bikurikirana. Uwo munsi data azaba yeruye, uvuge ngo iyo mbimenya nkihana, iyo mbimenya. Ntabwo nifuza ko imirimo yawe izamanuka, ndifuza ko tuzazamuka. Haleluya. Imana izashimira umugeni. Data Yesu azanezezwa nuko Yesu ajyanye umugeni. Imana ihimbazwe. Buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika.
nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu, witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, twateguriwe abizera bose. Uyu mugabo bita Yesu nasanze ari umuhanga cyane. Reka nkubwire ukuntu ari afite ikinyuranyo n'abandi bantu bo mu isi. Reka muvugeho. Yesu uyu niwe wenyine wakunze umuntu ntacyo arebyeho. Ntabwo yarebye ngo uri umusinzi, ntabwo yarebye ngo uri umusambanyi, ntabwo yarebye ngo wishe abantu b'isi yose, nta kintu na kimwe yarebyeho. Ahubwo yaravuze ngo mwese, yaravuze ngo ab'inzobe nimuze, yavuze ngo abarebare nimuze, yavuze ngo abanyamafaranga nimuze. Iyo amagara abanyamafaranga ntiwari kuza mama, wari kuza rata. Iyo amagara abantu b'inzobe ntabwo wari kuza, iyo amagara abantu barebare ntabwo wari kuza. Ariko yaravuze ngo mwese nimugire gute? Yavuze ngo abarushye mwese nimuze. Buriya biragoye kugira ngo umukire ahagarare muri rompo avuge ngo abarushye mwese nimuze. Niyo yaba afite kampani y'ibiryo gusa, ntabwo uwo mu ruho yawiviramo, kandi afite ibyo bikubagabira, abona ari stress. Ariko Yesu we ikizo stress zatuvuga ngo nimuze. Hanyuma nza kureba umukwe wo mwisi. Umukwe wo mwisi iyo yakunze umukobwa akamukunda, hari ibintu arebaho, sibyo? Ukareba ukuntu avugagura, ukareba ukuntu yitwara, ukareba yarakaye ukuntu amera, mbese ukabanza ukamugenzura ukamureba neza. Hanyuma igihe cyo kujya gutwara umugeni wawe wa musore we, nta kindi kintu urebaho. Ugiye kumuzana ugasanga icyo gitondo akoze impanuka amaguru abiri yakitse, ugira gute? Uramwangara, uramutwara kuko n'umugeni wawe wakunze. Niba nakubwira ngo dore twasanze wowe arimo gucuragura none n'umutwaye n'umubararoga, uravuga ngo n'umugeni wanjye nje kumutwara. Ariko reka mbabwire Yesu azareba imyambaro y'umugeni, hariyo mirimo yo gukira. Azareba imyambaro y'umugeni, hariyo mirimo yo gukira. Yesu we nubwo yadukunze ntacyo arebyeho, ariko najya kuza hari ibintu azareba. Tuvuge ngo amina. Hari ibintu azagira gute? Ngo azareba imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Kuba yaragukunze ntabwo ari turufu uzarisha kugira ngo agutware, afite imyambaro azareba. Mu rwambariro rw'abera utazakorwa nk'ikimwaro nkaho utigeze kumenya. Imyambaro y'abera irimo kubyigana, iragutegereje ngo wambare, iragutegereje ngwino wambare, isoni zitazagukora. Hanyuma ngo azareba imyambaro y'umugeni, hariyo mirimo yo gukiranuka. Mama ntabwo azareba ngo waguze sonorizasiyo za paruwasi neda, ntabwo azareba ngo waririmbye amajwi, ntabwo ibyo azabireba. Umva mu ijuru abamarayika bararirimba, ba Benigarasi bajizera baragiye bari kuririmba. Izo ndirimbo zawe uri kuririmba n'udakiranuka ntabwo zizarenga hano. Orari sinibyo? Ibyo bintu n'ukuri kw'Imana ntacyo bikanze Imana. Ntabwo uzakangisha Imana ngo harabwirije ngo muri paruwasi ngo abantu 20,000 barihana nutambara imyambaro yo gukiranuka. Ntabwo uzagenda, ntago mbeshe.
njya numva abantu baririmba bagahogoza kurya umuntu aririmba ukamubwira ngo nguhaye inka akayicyura, ariko ibyo ngibyo ntabwo mu ijuru bizarya. Ngira mugenzi ngo ukwiye gutunga urwandiko rw'ijuru, bimubwire ukwiye gutunga urwandiko rw'ijuru, ureka gutunga urw'itorero, witega neza, wambara neza, wajyaho batakureba ukabizamura, wajyaho batakureba ukabikora ukuri, wajyaho batakureba ugashyiramo iki n'iki, hanyuma bakureba bakavuga ngo umukozi w'Imana, kandi ijuru hari ukuntu uri kubona. Ukwiriye gutunga urwandiko rw'ijuru, hanyuma imyenda y'abera irahari, nawe ngwino winjire. Yesu ateze amaboko. Wirinde utazasigara muri iyi si uvuza induru uvuga ngo iyo mbimenya nkihana. Imana ibaho umugisha. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha, kuko bawononye ngo ndi Uwiteka uweza. Yesu afite agahinda k'uyu murimo yaduhaye tukaba turi kuwonona. Aya magambo yabwirwaga abana baroni bari barasuzuguye Uwiteka, basanga ibitambo Abisirayeli bagiye kutambira Uwiteka bakabyangiriza. Imana irababarira, arakara, ibwira Mose ngo nabwira Aroni, abwira abahungu ngo barekere gukora ku bitambo by'Uwiteka. Aya magambo arakubwirwa wowe wahamagawe nayo akaguha umurimo, avuganye nawe ngo witondere uyu murimo, ukuririmba ubyitondere, ukuhanura ubyitondere, ukubwiriza ubutumwa bwiza ubyitondere. Yesu avuze ngo kuko twawononye, umurimo w'Imana warononekaye, ariko Imana Data wa twese njya mbwira abantu ngo uru rugo ntabwo ari urw'umupfakazi. Urugo rw'umupfakazi bararusuzugura. Uru rugo rufite nyirarwo, nubwo akwihorera ariko umunsi umwe azagufata ugira ngo ntakureba se. Nari mvuze ngo nimwitondere uyu murimo kuko nyirawo aratureba. Kambabwire agatekerezo kamwe, hanyuma njyewe mbabwire ubuhamya. Minota nge ndi kwireba rwose nagiri buncike. Igihe kimwe igihugu cyateyemo inzara, murimo kubyumva, mu ndebe rwose nta kibazo. Igihe kimwe igihugu cyateyemo inzara, inzara iratera kabisa. Abagabo batatu bigira inama, baravuga ngo twebwe twamenya yuko Kampala, reka mvuge Kampala, ibigori byeze none tujye guhaha. Ariko abera b'Imana muri kunyumva, baravuga ngo tujye guhaha, bumva nibyo. Baragenda koko, bagezeho basanga ari akazi. Hanyuma nyir'ibigori arababwira ngo nimuze mbaha akazi, muzajya mutunda ibi bigori, mushishura ibigori, hanyuma ibishishwa bisigare hano, ibigori mugende mubishyire Kacyiru. Muri kunyumva abinyuma? Halo. Hanyuma abagabo batatu babikora gutyo. Ubwa mbere barikorera, ubwa kabiri barikorera. Umwe yikorera umufuka wuzuye ari gukora akazi neza, undi arakikorera, undi yikoreye gatatu, bwa kane havanga ariko ubundi ko bose atari kundeba, uwajya ufata igifuka cyuzuye nkapakiramo ibishogoshogo by'ibigori, ubundi nkamubeshya, akajya mbona nikoreye, akajya ngo n'ibigori nikoreye, nkamubeshya. Gira mugenzi ngo uru rugo rufite nyirarwo. Uwabahaye akazi yari yicaye ahantu ari kubareba we batamureba. Hari ibintu ujya ukora wihishe ukagira ngo ntakubona, arakubona akakwihorera. Erega ntagashobora kwerura none ahangaha, sibyo muyobozi? Ntagashobora kwerura, niyo mpamvu akureka. Ariko muri njye yarinjye avuga ngo bareke bagende ikivunge. Barikorera saa 9 ziragera saa 10, saa 11 ziragera wa undi yikoreye ibishogoshogo. Bosi arabegera arabwira ati dore burije, hanyuma nimwikorere rimwe nje kugira gute,
nje kubahemba boss yongera arigendera wa wundi arongera arafata umufuka arapakira ibishogoshogo arapakira aruzuza ubundi ashyira ku mutwe akajya agenda kamba ajya ngo yereke boss yuko yarushye cyane. Imana nuyibeshye nayo izakubeshya. Genda ukora ibyo ngibyo kubwira ati mwana wanjye. Imana imbwiye ayo magambo hari ukuntu umutima wanjye bitameze neza navuze induru. Baragiye bageze aho bagera bose arabwira ati nimwumve mbabwire mwakoze neza mwavunitse nabiboye ati nk'uyu mugabo we reba ibinaje yikorewe yavunitse atari ko buri muntu wese nibyo yazanye nabitware cyo gihembo umuhaye. Tegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuye tsingobyi umwana yaraheze kera. Nani kubwira ngo boss waduhaye akazi ari kutureba. Nani mvuze ngo itondera uyu murimo yaguhaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turasenga mu kanya ndumva ko dusenga ariko kuri wa munsi utazashaka aho hisha uvuga ngo iyo mbimenya nkihana. Ubu urabyumvishe ko uri kubeshya boss uri kumubeshya ariko ukubona nabibwiye. Amazina yanjye nitwa Cyuzuzo ubu ngubu ngiye mu buhamya. Abantu bakunda ubuhamya amen. Abantu b'inyuma ntago babukunda. Abakunda ubuhamya amen. Nitwa Cyuzuzo Ange. Hanyuma ndi umukobwa ubu ngubu nduje imyaka 35. Ugiye kuvuga ngo karabaye. Ubu ugiye kuvuga ati karabaye ariko muhumura nta byacitse imbere y'Imana. Ngira mugenzo ngo humura nta byacitse imbere y'Imana. Komeza usenge wizere nta byacitse imbere y'Imana kuko Imana igifite ingabo zo gutabara bera. Komeza usenge wizere nta byacitse imbere y'Imana kuko Imana igifite ingabo zo gutabara bera. Navutse ndi umwana umwe babana bita ibinege. Ni njyewe mama yabyaye amaze kumbyara ahita apfa ako kanya ahita apfa. Amaze gupfa narifite tante wanjye yari impanga ya mama wanjye. Hanyuma yafite inshingano zo kundera kuko ndamaraso ye. Arafata arantwara arandera. Amezi 6 ageze umugabo arambwira ngo uyu mwana urarurira sinshaka kurera umwana ntabyaye. Habura uko nakabaga n'ukuri mugira umutima pe uriya mwana nagari barabisemo bye mwihangana. Umugabo yirukana jewe tante aje nashyira mu kigo cy'imfubyi. Hanyuma 94 nambara ibaye buri muntu wese afata umwana we aramutwara aramujyana ajya kumwitaho. Nagize umugisha ukuboko kwiza kw'Imana kuba ku buzima bwanjye. Ujye usenga isengesho ubwira Imana ngo ukuboko kwawe kwiza kube kuri jewe kuko ukuboko kwawe kw'Imana yo kukurimo niyo ugiye guhinga ahantu hatera harera kuko ukuboko kw'Imana kukuriho ariko ukuboko kw'Imana kukubeho mu izina rya Yesu. Niyo kukuriho ukajya gukora akazi ko mu rugo aho abandi bananiwe wowe boss aravuga ngo uri umukozi mwiza. Niyo washyira mu munyu mwese avuga ngo biraryoshye kuko ukuboko kw'Imana kukuriho. Ngira mugenzi wawe ngo ukuboko kw'Imana kukubeho. Iyo ukuboko kw'Imana kukuriho niyo ugenda utambitse ibirenge avuga ati sha ugenda neza. Dukomere Imana amashyi icyo ukuboko kw'Imana kukagendana natwe. Ukuboko kw'Imana kumbaho. Umumama arantunga maze kugira n'imyaka 12 arambwira ngo wowe uri umwana wacu nugira ikibazo umwana wacu twakwibaruje. Reka mbabwire abantu b'Imana Imana yatwibarujeho. Uyu munsi nawe ugende wibaruje ugende wibaruje ubwira data ngo naravutse sinabona umuryango ariko mbabarira ndaje unyibaruzeho.
hari abantu mbona barimo gusinzira batari gufashwa bari mufashwe Imana ikwibaruzeho kandi ukuboko kw'Imana kube kuri wowe barankunda nkajya ndya neza nkaryama neza nkajya kwiga n'imodoka ndatete ubu ngubu naratese ariko ngiye kubabwira Yesu ndabashimira nyir'ururembo ndabashimira nyir'ururembo amaboko ye niyo yandamiye amaboko y'Imana kuramire mu izina rya Yesu bashyize mu ishuri ndiga kuko kw'Imana kuri kwinjyana ngira amanota meza abarimu barankunda ababyeyi barankunda kandi n'ubu baracyankunda Imana ihimbaza se nimutankunda ndabasengera murankunda ngomba kunkunda kuko n'ijuru rirankunda narize ndiga segonderi ndiga tronkome ndatsinda segonderi ndatsinda muri ba bantu banyigishaga hava mumwe harambwira ngo ndagukunda yari afite ifaranga nyuma y'iminsi mike baramwirukana ku kigo hanyuma aragenda abona kandi kazi keza abajera wa banki umva niba kwirukana hari office Imana izaguterekamo ratawe nubwo bakwirukanye reka guhangayika hari office Imana igiye kuguterekamo aragenda abona kazi keza atangira kumenamo amafaranga harambwira ngo none uri madamu wanje hanyuma nzakugira umugore ndavuga sha ufite n'imodoka ura modoka uzayinyigisha nzajya nyitwara umwana avutse kwa naka wabaye hariya ku Nyundo mu kigo cy'imfubyi umugabo afite televiziyo y'ikigera afite na televiziyo rata ntiyarakomeye yari afite n'imodoka kamodoka kandi nyine kagendamo umuntu umwe kandi kuri iki gihe kamaye sinagatora ariko arafite akamodoka yarakomeye cyane iwacu ni mu karere ka Nyagatare niho navukiye mu by'ukuri nari mfite imyaka 19 ntabwo nari nzi ngo ibyo ngiye gushaka ni ibiki numvaga ngiye kwana n'uwo dukundana twana n'uwo mukundana nibyo sibyo nibyo pe numvaga ngiye kwana n'uwo dukundana ariko nguko bimeze nari nyijijwe nkora umurimo w'Imana natangiye ivuga butumwa Yesu naramufashe nago kandi namubeshyaga muri adolescence yanjye nago namubeshyaga ntago nikoreraga ngiye ibishogoshoko asanga uri hano wikorera ibishogoshoko uyu munsi wiha hello uyu munsi ugira ute rata si bikwiriye ntago namubeshyaga hanyuma araza itorero riratwerekana bwa mbere bwa kabiri itorero riratwerekana hanyuma bwa gatatu baratwerekana hanyuma afata irembo biri bube ku munsi wa kane twari bujye mu murenge gusezerana twari twaraguze ibintu byose twarashopinze amasare twarayafashe agasambi wacu bari banasigiye nari narakagurishije nitegura ubukwe hanyuma hari umuntu arashaka kundi inkuru hanyuma iryo joro ari kwa gatanu fiance arambwira ngo tujye gusenga twagenda turasenga kwa gatanu ariko hari uvemo icyumweru tukinjira mu cyumweru cy'ubukwe tuzajya mu murenge arambwira ngo tujye gusenga Imana irambwira ngo ubwo numvaga nitumara gukora ubukwe nzajya kwiga kaminuza Imana irambwira ngo njyewe ndi Uwiteka nzakwigisha amashuri arenze kaminuza cyo gihe navuga ngo buriya ntabwo nziga kaminuza nziga masters n'ibindi buriya nzasimbuka ntabwo uzasimbuka ishuri ry'Imana ntabwo uzarisimbuka nushaka uzagenda n'icyogajuru uzagera Canada wongera ugaruke utwara igare
nushaka uzagenda uturitse miliyari 700 kuri beka, uzagaruka wongera ujye guhinga Bubyizi. Abantu babyumvishe tukomere Imana amashyi. Nushaka rero uhagarare neza. Hari ahantu nabonye twagiye ngo tugiye kuzamuka muri esanseri, uhagarara neza. Nushaka uhagarare neza, Imana ikuzamure muri esanseri. Ushaka gusimbuka n'ubundi uzasimbuka ugaruke. Imana irambwira ngo ngiyewe nzakwigisha. Hanyuma turongera dusubira gusenga, sengera ubukwe. Imana irambwira ngo nzabana nawe. Nongeye senze, irambwira ngo nzagutunga. Nongeye senze, nsengera ubukwe, irambwira ngo nzagucyura uri umwere. Ibyo bintu byose ngiye nk'umwana wiriraga potaje, nkirira amagi atogosheje n'ifiriti, byo numvaga ntabyo numvaga ari nkiringara, ntago numvaga ibyo Imana iri kuvuga. Weekend ivamo, kuwa mbere tujya kuzana invitation tuzishyira abantu. Twari mu rugendo na fiance wanjye, ndabyibuka ari kuririmba indirimbo ivuga ngo mwisi ndumushyitsi sinza yihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rujyana. Abantu tubana ku munsi iyo ndirimbo ndayikunda, sinzi n'impamvu uyu munsi yanciyeho, ariko no kuko ijuru ryatetse. Yarayikuririmba tugeze nko mu ntambwe 3, arambwira ngo Cyuzuzo, ndagira nkubwire ko ubukwe bwacu bwarangiye nta bukwe buhari. Ahubwo wowe reka dufate imodoka tujye Kampala, uko bwacu tubureke. Nkamubwira ngo umuntu uzumva iyi nkuru azavuga ngo iki. Ndamubwira ngo, arambwira ngo tubikore gutya. Namubwira ngo niba ari kubihisemo it's okay. Arambwira ngo siko mbihisemo nagukunda. Afite fiançaye yagendaga kumba ku munsi w'ubukwe arayinyambika. Arambwira ngo ndagutangeza ku bukwe bwacu bugize gute burangiye, ariko yabyiyumvagamo. Yumvaga ko ari mu rugendo rujya, ariko yari umukirisitu n'ukuri. Imana imuhira uko ridashira. Hanyuma twateye intambwe nk'eshatu rwose, mu gihe ngende kuvuga ati iki gihungu kuki kimbwiye gutya. Turagira tugeze imbere tugwa mu gico cy'abagome. Hari hacuzwe umugambi w'uko nge nawe tugomba gupfa tukarangira. Niwo mugambi wari wacuzwe ko nge tugomba gupfa. Hanyuma ninjye bahereyeho barafata banjugunya nk'hariya, barankandagira. Babikoze arazi ko ngewe mfuye. Hanyuma bakomezanya fiance wanjye, baramukura bamwicira nk'hariya, baramwica. Abantu bose bashengere baje ngo kureba, barahageze barareba, bamwe bagira impuhwe batangira kumukoraho. Yo, nwa mwana kwa naka, nwa mwana ufite ubukwe utangira kumukoraho. Hanyuma nanjye ndi hariya nyine nameze ndi kumwuka wa nyuma. Hanyuma abantu bavugije induru, polisi iraza. Polisi ihageze ifata abantu bose. Bamwe bariruka barahunga, ariko bafatamo bake bari barahongo barabatwara. Nanjye barantwara, kambabwire. Ariko nibyo abari mu kazi, iperereza ni ngombwa, kuko mu iperereza hajyavamo ikintu cy'ukuri. Si byose byavamo ikintu cy'ukuri. Babatwara mu iperereza, nanjye barantwara. Nari ndwaye ariko mbona polisi zindi imbere, nkababazana iki cyabaye, bakambwira ngo uzakimenya ejo bundi. Hanyuma naje kwisanga, nisanga ndi mu rukiko, barimo kumbaza urupfu rwa fiance wanjye uko byagenze. Ndababwira ngo ntago mbizi, ariko abo bagenzi banjye bo bagiye kubapima, basanga ibiganza byakoze kuri fiance wanjye. Byari bigoye kugira ngo bahakane ko batamwishe, kandi icyuma ibimenyetso bibafata. Muri iteraniro Imana ikurinde ikinyoma gifite ikimenyetso. Hari abantu batabyumvisha. Imana ikurinde ikinyoma gifite ikimenyetso. Biragoye ko bari kuvuga uko byagenze, kandi hari ibimenyetso bigaragara ko bamukozeho. Urukiko rwo rukora akazi. Nuzavuge ngo urukiko rwakurenganije, rwo rukora akazi. Aho baradutwaye badufunga iminsi 30 y'agateganyo,
hitwa 1930 misi 30 y'agateganyo twayimazeho imyaka 7 tugiye kuburana badukatira burundu ariko ikintu nakoze natunze mu mutima inzira zigana Siyoni ujye utunga mu mutima inzira zigana Siyoni data azagutabara Haleluya yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi sibanga kandi sibanga barabizi nesho bundi yaraturamiye oh dushire imumu buri munsi iyo twibutse iyo neza abantu Imana yaramiye tuyikomera amashyi nari mvuze ngo abantu data yaramiye tumukomera amashyi badukatiye burundu mvuze induru mu rukiko icyo gihe ubwenge hari ikintu Yesu yakoze. Yesu n'ufite password y'ubuzima bwawe, niwe ufite pini y'ubuzima bwawe, niwe uyifite wenyine. Nari mvuze ngo niwe ufite password y'ubuzima bwawe. Yesu ikintu yakoze yahise atwara ubwenge bwanjye, kuko iyo nza kubitekereza ibyo bintu byabaye, nkatekereza ko bafunze kandi umukunzi wanjye yapfuye, nkatekereza yuko nta mama mfite uzansuraho, nari gusimbuka muri etaje nkapfa. Hari ibintu byinshi byakica umuntu, nanjye nari kwifata nkapfa kuko abantu benshi barapfaga nkabibona biyahuye. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. tayawi kostiki enebo stika sobinima. Imana ihimbaza. Imana yatwaye ubwenge bwanjye sinatekereza. Icyo nabonye cyo n'umunsi badukatira burundu, camanza yavuze ngo ngwino hano usinya, maze gukubitaho inyundo yavuze ngo ngwino usinyire burundu. Namubwira ngo njyewe ntabwo uzamfunga burundu. Arambwira ngo nizihe mbaraga wakana we zikuri inyuma. Namubwira ngo niringiye Imana ya Isiraheli. Nago nasinye barandetse, kuko usinye utanasinye n'ubundi burundu urayifungwa. Ariko nageze mu kwiza namubwira ngo njyewe ntabwo iyo burundu nzayikora, sinzayifunga. Ariko bari kufunga bura burundu, bura byari gukunda. Kandi Yesu yarafite password. Ne ku minota ngiye gusoza. Badukatiye burundu, imyaka 11 irashira, dusubira kuburana ku rukiko bita Cour Supreme. Tugezeho badukatira 25. Bamwe barasirimba tuzi kurinda, navuga ni njyewe sirimba 25 siko nazava ndi umukecuru. Ngira Yesu ngo na 25 ntibazayimfunge. Cyakora 15 yo barayimfunze. Ejo bundi kuri 20 izi mbabazi nyakuba president yatanze. Buriya president w'igihugu cyacu n'ukuri ndamukunda, ndamushimiye mu ruhame. Ni umukozi w'Imana, ni umubyeyi. Njyewe ndamushimiye. N'abantu bakatiwe burundu atitaye ku byo bakoze, aravuga ngo ndabababariye. Ariko dusuye inyuma mwibuka ijambo Yesu yavuze ko azanyura ndumwe. Ejo bundi nagiye kumva numva ngo president w'igihugu yatanze imbabazi. Twe tuba tubyumva mu mateleviziyo tukabibona, ariko kubyizera biragoye. Biragoye. Nkuko navuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Njyewe numvaga nanjye numvaga ntacyo cyizere mfite, ariko nagiye kumva numva mu gipangu cy'abagore 10,000 nagiye kumva numva saa 11 za mu gitondo nduru ziravuze ngo Cyuzuzo anje nasohoka atahe. Navuze ngo ibyo bintu ubwo harundi witwa Cyuzuzo anje warayushe bati ni Cyuzuzo anje mwene runaka. Nahise sohoka ndagenda, ubwenge bwese bugenda bugana sibyo ntago ari njye, ariko
ubuyobozi buraza buransohora turagenda. Nago navuze ngo nzataha he, sinavuze ngo bizagenda gute, icyo cyo nuko nari sohotse. Sohotse azongera kurya ibigori, sohotse ndi guhumeka umwuka hanze, sohotse mbona abantu. Ariko hagataho umukozi w'Imana wera ari Imana imumugisha. Yajemo kuririmba, arangije arahanura, Imana imukoreramo arahanura, wera ari umutunga ibiganza. N'umukozi w'Imana n'ukuri. Yaraje araririmba turaneze, wa musi natashe ngisani y'ibigori kandi yari yarangeze ahanga. Ariko nanjye ndayirgira shira. Saba n'abagenza nabo ati muhume, bamwe ati habaye iki. Ntabwo ngende kurya ibigori bya nyuma. Yararimbye avuga ngo no muri Burundi Imana ikoreramo. Nta hantu hamwe Imana idakorera, Satani ntazakubeshye. Imana irakora, irakora. Habayeho imbabazi zanya kuba duha imbabazi, nanjye nahamagaye ku rutonde mu gipangu cy'abadamu 10,000. Hatashyemo abadamu 6. Muri abo 6 ngewe nisanga ndi uwa mbere. Imvugo yiwe nihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwari data wabivuze bizashika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Kumwe Yesu yavuze ko azabana nanjye, abanye nanjye. Byari ubuzima bukomeye, nta muntu wari uhari wasuraga. Myenda yasaziyeho, muri sabune yo koga. Inzara iranyica, Covid iraza. Uwari ufite uwakamwohereza udufaranga two kugura isabune. Mera nka wa murwayi wari ku kidendezi, wavuze ngo amazi yindurizaga, ufite uwa yamujugunyaga mu kidendezi. Wari ufite umurwaza, nta muntu ari ufite wandwazaga, nta muntu ashaka kunyohereza n'igihumbi. Ariko dufite ubaruta, kongera dusubiremo ako kantu. Ubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'urugendo Kelebu na Yeshuwa n'abandi bakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yesu ariho bavandimwe. Umuntu narifite ushaka kuvuga ngo Cyuzuzo arafunze, tumugurira byibura isabune yo koga. Ariko mbwira Yesu ngo n'ubwanyu harimo abatinganyi, hari systeme Satani yasanye mu bantu benshi yitwa ubutinganyi. Mbwira Yesu ngo nge ntabwo nzatingana, ntabwo nzagukoza isoni. Hashobora kuza umuntu runaka akubwira ngo nge nzaguha buri kintu cyose, ariko tujye dukora ibyaha. Mbwira Yesu ngo ntabwo nziyanduza. Mbere Imana inyangamugayo nubwo bimeze gutyo, gihe kizagera ikwibuke. Ndashimira Yesu ko yanyibutse. Naratashye maze amezi 6 ntashye. 6 yashize. Nabwiye Yesu ngo n'ubundi rwo bafunguye mpawe imbabazi, nzabingiye kuba indiscipline mu gihugu. Nago diploma yanjye izagira agaciro, nta nubwo umupaka nzawurenga, kuko imyaka itarashyira 5 nago wemerewe guhabwa passport, nta kintu wemerewe. Yesu yibuka ijambo yamvuze ryo ukazanyura ndi umwere. Ejo muri kuri 23 wari urukiko rwitwa Cour d'appel rw'ikirenga. Bahamagaza abagenzi banje basigayeyo ngo bajye kuburana, nanjye barampamagaza. Ndagenda ngezeyo, muri abo bantu basigaye bo harimo umusore umwe wari urimo. Mu myaka yose twamaze tuburana, iyo bavugaga ngo byagenze gute haburaga n'umwe wemera. Ariko umushinja cyarabanza akavuga dossier yakavuga ibyo uregwa, byarangira umucamanza akakubaza niba ubyemera. Nta bitegeko rihari ryo kubikwemeza, ni wowe ubwawe ubiyeme cyangwa ubireke.
ariko bwa mbere njye nari nicaye niyambariye neza, niyambariye bisanzwe, abandi bambaye amaroza. Camanza arabanza arasoma dosiye, aravuga ngo iki cyamuregwa muracyemera. Wa musore aravuga ngo nyakubahwa perezida w'urukiko, icyamuturega njyewe ndacyemera. Baramubaza ngo kuki imyaka yose ishize utacyemeye? Aravuga ngo impamvu ntacyemeye ne ntaramenya ko nahemutse, none naragororotse menya ko nahemutse, ndasaba abanyarwanda bose imbabazi, bagenzi banjye ndabasaba imbabazi, ubu narakijijwe narihanye, icyaha ndacyemera. Baramubaza ngo muri aba bose ninde mwafatanije? Aravuga ngo ntawe. Baramubaza ngo Cyuzuzo anje duhe ruhari afite yagufashije? Aravuga ngo ahubwo niwe nashakaga kwica, nawe nashaka kumwica. Hanyuma baramubaza ngo niki cyabiguteye? Aravuga ngo naramukundaga, nagira ngo bose bapfe bagende, ariko ndasaba imbabazi. Hanyuma perezida w'urukiko aravuga ngo uru rubanza utarasoza iburanisha, aba bantu urukiko rubahinduye abere, basohoke batahe. Mbambaye umwere, Yesu aherekeza rya jambo yavuze, kazangira umwere. Hahirwa wowe wizeye iby'Imana avuganye nawe. Ndashaka gusengana nawe ubona yuko byanze ku rwego ubona n'imodoka yasembuka ukayiryamamo ikaguturitsa. Ngwino hano, ngwino data ahari kugira ngo akurengere. Ndashaka gusengera wowe ubona yuko nta nzira y'Imana ihari. Birashoboka yuko warenganye, hari ibintu byakurenganije, ariko natamvuga ngo iyi si itubabaza. Njyewe iyi si yarambabaje, ariko ubu nibwo ndi kumva ko iyi si atari iwacu. Iwacu ni hariya. Ndabizi ko data azanshimira, ambwire ngo mwana wanjye warinze ibyo gukiranuka, ngwino ngusengere mama. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka yuyizera, yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntago rizahera, jyuyizera. Dusubiremo ibyo unyuramo ubona uri kureba. ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, bigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka. Mama ngwino nawe Imana ikumara umubabaro. Urabona urugo rwawe waruvamo ukagenda. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe biruhije. Haracyari Imana ifite password y'ubuzima bwawe. Mama tuzi umutima Imana iracyagufitiye imbabazi. Humura umutima wahungiye imbere y'Imana. Tayawi kota ibinifo ela zene kusta ibiniwa etakuwa mando ya sika zene bone staya mando ya sire. Mama wahungiye imbere y'Imana. Papa nta kintu kibaye, wahungiye mu mahema. Nawe ngwino uraryama ukabyuka amashuka yuzuye amarira, nta muntu n'umwe ukumva. Abo warizeye bose baragiye. Ngwino, ngwino amaboko y'Imana kuramire. Ngwino nawe Imana ikuramburiye amaboko. Imbabazi zayo elastika sobinima, imbabazi zayo zirango ziguhobe. Kwa mbere aho wiriwe si hurara, kwa kabiri akazi ukozemo, kwa kane si kuburimo,
ngwino imbabazi z'Imana ziguhobere. Imana yakugira ngo iruhure umutima. Imana iramahungiye mu maso y'Imana ntacyo uziba. Ngwino nawe ngwino. Byo kuvuga ngo abaturanyi bagiye kundeba ko nagowe. Satani yaguteje uburushyi. Nubwo inkoko ihari urayirya n'imanuke kubera uburushyi Satani yaguteje mu rugo. Inyatsi zarinji ariko ngwino Yesu arambuye amaboko yego mama ngwino nawe ngwino. Hari ahantu nageze ndananirwa. Hari aho nageze ndananirwa ngera ku munota wa nyuma. Nyir'ururembo anyereka amabuye yakandagiraho narenga. Ayiwe Nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza. Nari imbere azanyambutsa kugeragejeje Isiyoni. Ayiwe Nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza. Na hariya ari imbere azanyambutsa kugeragejeje. Oh kugeragejeje mama Nyir'ururembo agushingiye amabuye yo gukandagiraho. Hari ahantu ugiye kurenga kuko ijuru bivuze. Helele bostika sobinima. Nyir'ururembo hari amabuye agushingiye. Urarisi bazagaruka bashima Imana kuko Nyir'ururembo abafasha amaboko ntago azabasiga mu nzira. Zamura ukwizera kwawe imbere y'Imana dusenge. Tugiye kwemerera umushumba aze afate mikoro. Muyobozi wa gahunda afate mikoro. Werarisuze ufate mikoro. Tubwire abantu b'Imana. Tubwire ijuru k'aba bantu babuze aho bakandagira. Ariko Nyir'ururembo agiye kwashingira amabuye. Muhumure mwashyi imbere y'Imana. Zamura amaboko yawe mama. Zamura amaboko yawe Imana ikwibarujeho. Papa Imana ikwibarujeho. Nyir'ururembo agushingiye amabuye. Hari ibintu ugiye gukoreka kuko wizeye Imana. Uri Imana y'amahoro. Hallelujah. Etaya wi. Henekusta ibinifo. Etakuwa mando ya sika. Wi. Ratangaje Yesu. Uri Imana ihindura ibihe. Ubuzima butari bifite ishusho wari urimo Imana ibuhaye ishusho. Ibyawe Satani yacuritse tayawi Imana irabicurukuye. Hallelujah. Ikinyuranyo cy'ubuzima wari urimo Imana ikigukuyemo. Uri mu kinyuranyo utari ukwiriye kubamo. Imana ivuganye nawe ngo humura. Bwira umutima utuze. Nyir'ururembo arakuramiye. Tayawi nekusa ibinima. Mama tuzi umutima nta byacitse. Hari ibintu Yesu aje gukora we wenyine. Tuzi umutima. Washyi imbere y'Imana, washyi imbere y'Imana. Ijisho ry'Imana ryarakubonye. Izi nzira zawe aho urarura hasi. Dore umubabaro urakwisi. Ariko ijambo rivuze ngo dore Imana ikuye igikombe cy'ibidandabiranye mu biganza. Igisubije mu bakurenganije. Hallelujah. Imana igikuyemo iki gikombe tikasobini. Igikuye mu biganza by'abakurenganije. Iki gikombe cy'ibidandabiranye. Iki gikombe maze imyaka uweraho. Imana igikuye mu biganza. Imana ishimwe. Imana shango ya saini monderepa. Nabicaye mwese muhaguruke. Namwe mwari mwicaye muhaguruke. Muhaguruke dufatanye na mushimki wacu. Urumva ameza 6 ni yamaze ahangaha hanze. Nukuri Imana yagize neza. Namwe mupfukamye ni muhaguruke. Muhaguruka aho muri. Haleluya haleluya. Duhereze Imana yacu icyubahiro.
duhereze Imana yacu icyubahiro ko yamukuye mu nzu y'imbohe ikamuzana kugira ngo akore umurimo w'Imana. Ariko werare tuvugishije ukuri, uyu mubyeyi udushumbye w'igihugu so mubyeyi mwiza. Uyu mubyeyi mureke tumufate umwanya tumushimire, ariko iyi kadi zamugereho. Wa muntu kamera ari hehe? Hari ibintu biba ni Imana yamukoresheje. Nterera terapi ahangaha, zana kamera hano ufata aya mashusho tugiye gushimira umubyeyi. Iyo dusenze Imana ikavuga ngo hari abantu mvanye muri gereza, ese hari abantu bajya mu Imana bivuga? Muzamure ngaturebe. Uyu ari muri abo ngabo. Mufashe umwana w'umukobwa, ako kagozi mukamufashe akazane. Uyu mwana w'umukobwa, Yesu mwami, Imana iraguhagurukije. Mbega ubuhamya, mbega ubuhamya. Haleluya. Fata iyo kamera utere terapi aho ngaho, tugiye gushimira nyakubahwa perezida wacu Imana yakoresheje. Kandi si we wenyine, si uyu wenyine, hari n'abandi. Haleluya. Noneho sizi kuntu urabigenza, ariko dusabye umugisha kuri perezida w'igihugu Paul Kagame. Ni umubyeyi ajya agira imbabazi, kavuga ngo uriya muntu icyaha yakoze naho yaba yaragikoze, ariko ndamubabariye. Nasabaga itorero ry'abera tumukomera amashyi, ababyeyi muvuze impundu. Ni umubyeyi mwiza, ntazabura amahoro, ntazabura ijuru. Kandi hari abantu benshi yahaye imbabazi bafatanya nanjye kumushimira. Turamushimira muri urwo rugendo rwose, ntabwo twicwa n'inzara. Aratubungabunga tukarya, aratubungabunga tukambara, aratubungabunga tukamera neza, tugasenga Imana. Benshi basohoka, nakabaye sohoka nuzuye ubugome bwinshi, ariko nasohotse mfite umutima w'imbabazi, mfite umutima wa kimuntu, kuko ntago barabafunga ahubwo baragorora. Twongere tumukomere amashyi, kuko imbabazi yazihaye abantu, abazikwiriye n'abatazikwiriye yabahaye imbabazi. Imana imurebe ijisho ryiza, kandi imbabazi z'Imana zimuhobere mu izina rya Yesu. Muyo dushimire n'Imana, tuzamure Imana ibiganza, dushimire Imana, tunyeganyirize Imana ibiganza. Imana itanga imbabazi, Imana ikorera mu bayobozi, Imana itagira iburi inzira na burundu. Imana igitabara muri iri teraniro. Nyeganyeza ibiganza byawe ushimire Imana. Nawe hari ibyo Imana yakoze, nawe Imana yarakwimanye, natwe Imana yaratwimanye. Nk'Abanyarwanda twongera dushimire Imana. Imana yimanye uyu mwana w'umukobwa ikamuzigama, uyu munsi akaba ari gutanga ubuhamya atari mu gihome. Twongere tuzamure haleluya, twongere tuzamure haleluya. Dushimira n'itorero ryacu, itorero ryacu tuzamura ibiganza, dushimira Imana kora igihari, dushimira Imana. Ntabwo yari kubona hatanga ubuhamya, ariko hari abantu benshi bakize ibikomere, hari abantu benshi bongeye kumva Imana. Dukomere Imana amashyi. Mana turagushimiye imbaraga zawe zikomeye, turavuze ngo nushimwe nuhabwe icyubahiro. Ubuhamya bwongeye kutwubaka Uwiteka, kandi ubuhamya bwongeye gukura abantu mu byaha. Kandi buri muntu wese wizeye muri iri teraniro nawe ahure na Yesu, nawe abona igitangaza, nawe abona igitangaza. Umuntu waje muri iri teraniro ntaze gutaha uko yaje. Erasika domando ne pa. Umukobwa waje muri iri teraniro, umubyeyi waje muri iri teraniro, umusore waje muri iri teraniro, utwemerera ntaje gutaha uko yaje. Muremere ishimwe kandi umukizi wimutsikamiye.
hari ibintu bitsikamira imitima y'abantu. Twabonye ababyeyi wakuye mu buzima bukomeye, twabonye abo wahaye urubyaro bikomeye. Turacumva n'imbaraga zawe, tugukomeye amashyi kuri Imana ihinduranye ibihe, izina rya Yesu Kristo, amen.